ariko turebe n'imvura y'umugisha, imvura y'urukundo ivubira ababi n'abeza. Iyi ngiyi isanzwe ni ikimenyetso cyabitwemeza, twabitwemeza kuko twese turahinga ariko imvura ikagwa muri byose. Aho rero bitwereke yuko urukundo rw'Imana rutarobanura, Imana ishimwe. Ngiye mwumva kuri mikoro ni Bernard munyeshuri, ndabasuhuje mwese rero abari ntabwo nabarondora amazina uyu munsi, sindi barondora amazina, abari kure n'abari hafi, abari kure n'abari hafi bazadutega amatwi, n'ababasha gushyira kuri YouTube channel yacu bakandikamo inzira yo kwera, babasha kubona ibiganiro byose bitambuka hano, ndetse n'abayifuza ko twabashyira kuri groupe ya WhatsApp bakajya babikurikirana byose. Ni karibu. Icyo dupfa nuko tuba turi kumwe umunsi ku wundi, Imana ishimwe. Reka nakire n'abasangira ngendo turi kumwe, abavandimwe hano badusuhuze. Karibu pastor. Ni Pastor Veniste ubasuhuza igitondo cy'uyu munsi. Nejejwe no kongera kubasuhuza aho muri hose baduteza amatwi. Nshima Imana data wa twese utwemereye tukongera kwicara kuri izi mikrofone za Fine FM, tusaba ko amahoro y'Umwami Imana abana na buri umwe wese, kandi nk'uko yabigennye kuva kera igatanga ubuzima bwayo ku bwacu. Uyu munsi ndifuriza buri muntu wese ko ayo mahoro atemba muri we, tubikesha ubwo buzima bw'Imana yatanze ku bwacu. Umwami Imana ahabwe icyubahiro. Amen. nanjye nongeye kubasuhuza, ni mwene so Ndayisenga Gadi, mbifuriza ubuntu bw'Imana, kuko nibaza yuko ubwo bwaturutse mu rukundo, ndumva bwaduhawe burimo byose dukeneye, ku buryo ukwifurije ubuntu bw'Imana aba kwifurije ibintu byose ukeneye mu buzima bwawe. Rero aho uri hose muri iyi si ya Nyagasani, no kuri ubwo buntu wahawe burusheho kukwihishurira no kugukoramo umurimo ukunezeza kandi ukanezeza n'Imana. Amen. Amen. Murakoze cyane abavandimwe, narindi bamvuga urukundo rw'Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Kandi burabeza igihe bakumva aribo imvura yagwaho yonyine kubwo imitekerereze ya kimuntu. Bumva ibyiza, umuntu aba yumva ibyiza rero bikwiriye. Kandi niko no mu buzima bw'isi bwubatse yuko no ku ishuri bahembaga wabaye wa mbere. Ibihembo gahembo wabaye wa mbere, ababyeyi nibo bapfa kubigerageza gakeya. Ntabwo iyo abana batsinze, ntabwo wenda cyangwa hari uwatsinzwe wowe bose urabagaburira, ariko uzarebe uravuga uteka nze mpembuyu kugira ngo uriya nawe bizamutere ishyaka ryo kugira ngo nawe arusheho gukora neza. Iyo myumvire rero hari abantu bimwe bayijyanyemo bagatekereza ko n'Imana ari kwitekereza. Imana ari kwitekereza. Gadi niwe waba afite umuturirwa hano, Gadi niwe waba abayeho mu buzima burenze, mbese niwe watoneshwa. Ariko nyamara nuko abari mu buryo bwa kimuntu. Imvura hano twavugaga ni iyihe? Niho navuze ngo turebye n'imvura ubwayo iyi ngiyi isanzwe, Imana yivubira ababi n'abeza. Ntabwo ireba mu murima w'umukiranutsi ngo abariho igwa. Mu minota mike uraza kutubwira iby'iriya mvura, ndashaka ko tuyivugaho gatoya ukabona gukomeza b'Efeso. Ntabwo nshaka ko tuharenga. Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Ababi mu buhe buryo? Ibareba uvango urukundo rwayo, ineza yayo, iyigirira abandi, yayigiriye abandi. Kuko gade urukundo buriya
urukundo rw'abantu ruri kondisiyoneri. Yego. Ni kondisiyoneri wenda baduteza amatwi rufite ikigombero mu kirundi bavuga iki simbizi. Ariko gana wenda gadi aze kukivugaho. Ariko Imana yo itandukanye n'abantu. Yego nyine yagiriye neza ababi n'abeza. Ntabwo abeza ntibarekara. Ntabwo ibagirira yagiriye neza ababi n'abeza. Ariko iyo neza yayo irakomeje. Kandi ikitwicaje ahangaha no kugira ngo tubwire abantu iyo neza abantu bagiriwe. Abayimenye bayirushaho kwimenya, abatarayimenya bayimenye. Tewe yabeza ni bande. Noneho rero kuvubira abantu imvura ababi n'abeza iri muri nyoko muntu yose nyine yagiriwe neza. Mu nyoko muntu harimo abeza se buriya? Mu nyoko muntu harimo abeza. Uyu munsi nababe n'abeza barimo kuko twese twari babi. Ariko ntekereza ko iyo tuvuze ababi n'abeza ariko uyu munsi ntabwo twakomeza kuba babi kandi twaragiriwe neza. Icyo ntekereza ababi n'abeza icyo nshatse kuvuga ni uko mbitekereza uvuze uti abagufi n'abarebare hari abantu usize abagufi uvuze uti abantu bagufi n'abarebare rusange ubwo utari mugufi ni muremure si byose ubwo niho kuva hasi ni arufa na omega ni kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo. Iyo tuvuze ababi n'abeza byari bikunze wumva ko nta usigaye bose bari muri utari mwiza ni mubi. Ni ukuvuga ngo iyo mvugo ntekereza ko ivuga ngo yagiriye neza bose. Ababi n'abeza bumve bose. Hatagira umuntu uvuga ngo uziko Imana ngo yangiriye neza kwa ko ndi mwiza ngo ariko na runaka nawe kwa ko ari mubi kwa ko ari mubi ngo nawe yamugiriye neza. Oya, ababi n'abeza bivuze bose. Bose rero tuyumve ni neza yayo kuri bose itarobanuye kubo abantu bitabeza bakita n'abandi bakitwa babi. Kuko urabona ikibazo Bibiliya yagiye ihura nacyo atari uko ye ifite ikibazo ahubwo ari uko umuntu ufite ikibazo. Nuko muri Bibiliya ni Imana irimo kuganiriza umuntu utari mu butungane bwayo, utari no mu rwego rw'ubwenge n'imyumvire yayo. Imana rero nimubwirire mu mvugo yayo y'ubumana no mu bwenge bw'ubumana ahubwo ikamubwirira mu mvugo ye ya muntu abasha kumva. Nkuko wavuze ukuri nuko ku Mana nta mubi nta mwiza. Bivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ngo nta ukiranuka n'umwe, nta ushaka Imana n'umwe. Uko niko ibabona. Ariko kuko irimo kuganiriza umuntu uzi cyiza n'ikibi, uzi gutunga urutoki uwo yita mwiza, ikamenya no gutunga urutoki uwo yita mubi. Imana yakugira ngo ifashe abo bantu ibereka umutima wayo nibwo ikoresha imvugo zabo nk'abantu. Mvubira imvura ababi n'abeza. Nyamara kugira ngo ufite umuntu abashe kumva umutima w'Imana. Urugero n'ahandi ikoresha imvugo ya muntu kugira ngo yumvishe umuntu, yigishe umuntu abashe kubaho. Tekereza Bibiliya ngo nuko Uwiteka yicuza impamvu. None se washira mu nyirabwenge. None se yagiye kurema uwo muntu iyo yamuremye, yagiye kurema umuntu itamuzi, itabona ibyo byose ku buryo ngo ya siko ntunguwe ibintu urabona. Ariko ahandi ikavugira mu kanwa ka Balamu ati Uwiteka si umuntu ngo abeshe, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Niho basa nk'abivuguranije. Balamu arimo kuyivuga mu bumana bwayo. Ariko hano mu itangiriro Imana irimo kubwira umuntu ishaka gukosora ubuzima bwe bw'akavuyo.
urabibona ikamubwira mu mvugo ni imvugo rero ngo ivubira imvura ababi n'abeza si kuyoboye yuko imbere yayo nta mwiza ubaho ariko urimo kubwira umuntu kugira ngo uwo muntu abashe gukacira mu mutima wayo. Imana ishimwe rero murumva ko mu iki gitondo twabyose tuvuga ku babi n'abeza ariko dushatse kuvuga bose nakari kanyuzemo uyu mutima w'ababi n'abeza twongera kuwubona Yesu avuga ngo ubwami bwo mu ijuru ubwami bwo mu ijuru bugereranywa ubwami bwo mu ijuru rero umuntu atavuga ati n'ubwabeza ariko Yesu yaravuze ngo muri Matayo 22 abantu baze kuhasoma ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wacyuje ubukwe umuhungu we arongora abantu arabatumira baranga ntibaza aho yati burebe ubwo abantu batumiye bakanga bakaba bataje ngo atuma abagaragu be kuri 20 ku murongo wa 8 ngo maze abwira abagaragu bati ubukwe bwiteguwe nta kintu cyo mu bukwe cyose kiri tayari ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye ngo ntibaje nuko mujye mu nzira nyabagendwa abo muri bubone bose mubahamagare baze bataha ubukwe abo muri bubone bose ujye umugaragu wumvira rero kose umugaragu wumvira akora icyo shebuja amubwiye ngo abagaragu barasohoka bajya mu nzira bateranya abo babonye bose ababi n'abeza iyo nzu yo gucyuriramo ubukwe yuzura abasangwa. Haleluya. yuzura abasangwa ayi ntabwo yuzuye abashyitsi ako basa uwumvise neza cyabona ngo mwumvise inkuru ngo abari babutorewe ntabwo babujemo ntibabujemo aho nciye akavuga kandi nawe ariho yumvise inzuzamo abasangwa bose bariya babutorewe bari bande ahubwo bariya nabo bagomba kuza kabasangwa ariko ntibaje akabazo karimo barabashyitsi akabazo karimo abasangwa bavuye he nabo nyine abasangwa bavuye he kandi hari abari babutorewe batigeze baboneka hakabwirwa ngo ntihajye gutoragura ababi n'abeza babonye mu nzira noneho ba bandi baza ngo yanzu ikaza ikuzura abasangwa aba basangwa baturutse hehe abasangwa bo nyine kivuge abatoranyirijwe ubukwe bo tubashire muri kategori y'abeza cyangwa y'ababi niyo abatoranijwe batoranijwe nande abatoranijwe bari babi abatoranijwe bari babi impamvu bari babi iyo baza kuba beza bakumva kwitabira none uva pastor uvuze uko none ko abatumwe kujya gushaka abantu bazanye ababi n'abeza none ababi n'abeza bagiye kwitwa abasangwa kandi babazana ari uko abatoranijwe babuze aho watoranije umaze kubita ababi none aba bandi babi n'abeza bagiye kwitwa abasangwa njye reka mbabwire ukuntu ndimo kubyumva kubera ko buriya nyir'ubukwe hari abantu bawiringiye hari abantu bawiringiye ukavuga ati ngiye gucyuza ubukwe bw'umuhungu wanjye gadi niwe uzaba wicaye iburyo aha Pastor Venus azaba yiri ahangaye ibumoso runaka niwe uzavuga ijambo ukavuga uti uko byagenda kose hari abantu batazabura mu bukwe nanjye ejo ubwo nari natashye ariko nari nzi neza ko hari abantu ntari buburemo ari umuntu uvuti ndamusanga muto kandi ukahamusanga yego nawe rero nicyo cyizere yari afite ariko umuntu si wo kwizerwa reka bamudesove umuntu si wo kwizerwa abo yumvaga bintoranywa ntabaje avuga ati rubwo abantu bataje ahita agira wa mutima twari turimo tuvuga ubu ngubu bukwe mugende muhamagare ubu noneho niba bati noneho ntanze go ahead ndafunguye mugende muhamagare
kubera ko burya nyir'ubukwe niwe ufite ijambo. Ntekereza kandi we kuvuga ati ariko se ubu ntuzi uramuzanye, ubu na wa muhungu hariya ujya udutwaza intuzi imizigo nawe waje ahangaha, urumva ikibazo, bagatangira gushyiramo izindi filozofi. Ariko nyir'ubukwe yabwiye abagaragu nta kindi bari gukora, bari kubwirana ngo muze mutahe ubukwe. None se ko data we yavuze ngo muze, ibintu birahari, ibyo kurya birahari, ibyo kunywa birahari, ni muze mutahe ubukwe. ariko uzi yuko bitari kure ibyo bintu birimo neza n'iby'urwandiko rw'Abefeso igice cya 2 turimo. Aho biri kure nyine, birimo neza, ubwo ntabwo biri kure, birimo neza. Ngaho bihuze, urumva kuko urumva muri iyo nzu hahuriyemo ababi n'abeza. Nyamara wibuke yuko mu Befeso twavuze yuko abo mwebwe abakebwe bita abatakebwe. Mwebwe mwari muri kure ariko mwigijwe hafi. Ibuka ko twavuze ko muri isezerano rya Aburahamu ababiri babaye umwe. Ababiri zivuga ngo nta bose baraje bahinduka umuntu. Muri Kristo ni muri iyo nzu y'ibirori nyine. Yego. Muri iyo nzu y'ibirori harimo Kristo, kuko ni muri iyo nzu twambikwa umwambaro w'uburizwa. Buretse rero avuga twinjira ganda arakoze cyane muri iyo nzu y'ibirori. Yego, tumaze kubona ko ari Kristo. Yego, naho buri wese agomba naho tugomba kuza guhurizwa. Yego, wa wundi yitaga mwiza kuko yakebwe ku mubiri, na wa wundi yitwaga mubi. Hari akantu rero uvuze ngo twambikwa umwambaro waruwe. Aho hantu hashinga gati, kuko kamama ansuhuze uwo mwambaro uko ni nawo utugira umwe. Ni nawo kwanza kwambika uwo mwambaro w'ubukwe bita bikoreka ko wowe wiyita mwiza utigeze kubana mwiza. Kuko ko uri mwiza wari kwakirwa n'ibyawe byose n'imyambaro yawe yose, ariko kuba bakwambitse umwambaro w'ubukwe kimwe n'uwo nguwo wita mubi. Windi vugo mwese muri iyo nzu mwambaye uniform. Reka noneho tubwire ko uwo mwambaro w'ubukwe. Reka nifashishe umurongo wa 13 wari umaze kuvugaho wo mu Befeso. Ngiye hari undi busome nawe ubitse. Haravuga ngo ariko umuntu abaretse guhamagara mukupi musabiye kumukupa. Ariko kuko muri Kristo Yesu, kuko muri mwebwe abari kure. Ongera usome. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Wa mwambaro noneho urumva ko muri Matayo hamwe wari umaze gusoma harimo abari baratoranijwe, ariko abo bari baratoranijwe ntabwo bigeze bataha ubukwe. Numva ko bamaze kuba baguhuriza abo nabo bandi bo mu byakozwe n'intumwa Paulo yabwiye, ubwo bigaragaye yuko mudakwiriye ubugingo buhoraho duhindukiririye. Nabo ngabo rero bari batoranyirije ubukwe ariko bakigira busy. Yego, nanone ngo mwigijwe hafi. Wibuke rya jambo. Noneho urumva ko aba bari babi bagezeho bagera igihe cyo kwigizwa hafi kandi bari babi. Noneho uraza gusanga abangaba bari bazi ko hari aho bari batabarwa, niwe waje kwinjira basanga barabarwa. Noneho aha muri Kristo Yesu ahangaha naho tuza gusanga mwe twavuga ngo abasangwa. Abasangwa turaza gusanga ari muri Kristo Yesu, basanga ari bo buzuye. Babandi baje basanga abasangwa buzuye mu nzu y'ibirori. Ni ukuvuga ngo tumaze kwinjira muri Kristo Yesu, abari ababiri yabahinduye kuba umuntu umwe. Ari cyo kiza nshaka gucaho umurongo. Bavuze ngo bigijwe hafi. Reka tuze tubijyana no muri Matayo
no muri Matayo turebe ikintu cyazanye bari abantu kuko tuvuga ngo bigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu abantu bahita bayagereranya na rya jambo nyirubukwe yabwiye abantu ngo mugende muzane ababi n'abeza, kuko yabwiye ati mugende muntoranyiriza abambaye neza cyangwa se abeza, sibyo? Hari kuza igice kimwe, hari abari gusigara. Ariko noneho ririya jambo yo kuvuga ngo muzane ababi n'abeza bigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Mu maraso ya Yesu nta vangura ririmo, nta ririmo. Uzi impamvu nakubwiye ko ushaka igice cya 13 ndi bukivugeho? Nicyo ngicyo uvuga. Gereza rero ku mwambaro, sibyo? Bari abantu nubwo bakuruye, sibyo? Wari wambaye ibirenge, wari wambaye imyenda itameze neza, bawe we muze, sibyo? Nta kondisiyo, ntako yabambwiye ngo uwo duhura nawe tumuzane. Niyo mpamvu turimo kuvuga aka kanya tubwira abaduteza amatwi n'abazadutega amatwi ikindi gihe. Nta kondisiyo muntu duteza amatwi itaba. Noneho turaza kureba ikintu wavuze cy'umwenda. Bageze mu bukwe, icyabahuje n'iki? Icyabagize umwe n'iki? Kugera muri ya nzu bagombaga kwambara umwambaro w'ubukwe, bagombaga kuza ni ngombwa, baranatumiwe. Ubutumire bavandimwe mu duteza amatwi, ku musaraba Yesu ateza amaboko, aratumiye, ateza amaboko, muze. Noneho rero twingerera kuri wa mwambaro. Ni gute bagombaga kwambara? Reka uwo mwambaro mbaze muvuge mu buryo bw'igishushanyo. Buriya isezerano rya kera burya riraryoshye. Yego. Iyo urimo kurisomera mu mboni z'isezerano rishya, baraje bose. Uribuka umwana witwa Yosefu, mwene Yakobo wiswe Isirayeli. Bibiliya ivuga ngo naragiye kwaza uwo ni igishushanyo cya Kristo wo Yosefu. Urumva yakunzwe na se kuruta abandi, na Yesu yakunzwe na se kuruta abandi. Uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira, ni mumwumve. Yanzwe na bene se, Yesu nawe yanzwe na bene se. Abantu batwumva uburyo Yosefu yashushanyaga Kristo. Yego. Urumva? Yamaze iminsi 3 mu rwobo. Yesu amara iminsi 3 mu nda y'isi. Nyukije n'ikanzu ye. Ikasajya kwikurura. Niyo ashaka kujya. Basize amaraso. Wahageze. Yego, komeza. Urumva? Noneho ngo uwo se yamudodeye ikanzu nziza. Ari nayo yabaye intandaro yo kwangwa, agirirwa ishyari. Iyo kanzu ngo yari ifite amabara atandukanye, amahara kubiri. Ariko hari ikintu cyaje guhindura iyo kanzu ibara rimwe. Bayikubise umutuku. Mwibuke ngo abari kure n'abari hafi nigijwe hafi niki n'amaraso ya mabara yari kwikanzu ya Yosefu. Babazi intama bayashyiraho ikanzu ibara imwe barayijanditse bati rero. Urumva rero ibyo byose byari igishushanyo. Akura bene se abanyamahanga amaze kuba umutware mu Egiputa. Yosefu ntabwo yakijije bene se gusa, yakijije isi yose, kuko yazaga guhaha mu butware bwa Yosefu akababeshaho. Nawe nibyo yabwiye bene se barimo kwicuza, bamusaba kuzabagirira neza se namara gupfa. Base Yesu ko yagiye mu butayu, Yosefu nawe tuvuge ko mu cyumba cya Potifari naho Satani yamubwiye ati nkugerageze. None se biva ngo yagerageje kimwe natwe. Ni cyari igishushanyo neza. Yosefu yahaye umutsima isi yose. Yego. Yesu nawe ati nige mutsima uha ubugingo bari mu isi. Urumva rero iyo kanzu ye
bayinyitse mu maraso ibikanzu imwe. noneho icyavuye nuzi ko iyo kanzu bayoretse yakombwe ngo umwana we yapfuye. kumbi muri urwo rupfu nimo Yosefu agiye gukiriza amahanga yose. yego rero muri Kristo Yesu iyo tumaze kwinjira muri we ababiri amabara avaho kwe amahara kubiravaho bose bagahuzwa n'amaraso ya Yesu. nibyo twabonye hariya. amen. abari amahara kubiri yabagize umuntu umwe. bantu muduteze amatwi bavandimwe, abantu baje ari babiri binjira mu nzu. yego bari hanze y'inzu. haleluya. bari babiri ariko bageze imbere baba umuntu umwe. reka rero wumve icyabaye. bagizwe umwe n'iki? nuko bambitswe umwenda w'ubukwe. nubwo baturutse ari babiri hanze ariko bagezemo imbere. ntekerezaho ku muryango hari umuntu uhita uguhereza ikanzu. yego wambara ikanzu, wambara ikanzu, wambara. ubwo ababi n'abeza biri hanze. yego amena. ariko mu nzu hari umuntu mubi n'umwiza. haleluya. hano rero sasa reka rero nyir'ubukwe yinjira. 11 Matayo 22:11 pase laje ngo akanya ngo umwami yinjiye. urahita uvuga ahangaha umwami yinjiye kureba abasangwa. haleluya. ubundi mu nzu ni abasangwa barimo. bavandimwe, iyo tugeze muri Kristo tuba basangwa. ntiyakiri umuyuda, ntiyakiri tuba basangwa kandi turarya. burya umusangwa rero ariko bajya mu bukuru umusangwa uziko ari wowe ufatiye bazimana. ararangije Bernard. reka nsome mbitenge. umwami yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. arabaza ati mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? nawe arahora rwose. maze umwami abwira abagaragu be ati nimumubohe amaboko n'amaguru mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazarira bagahekenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi ariko abatoranyijwe bakaba bake. hano rero hajemo ikindi kintu cyari kiri behind, ku ruhande. ababi n'abeza baje ariko uca ku muryango winjira mu nzu ufata ikanzu. ubundi umwami yari ategereje iki? yari ategereje ko asanga abantu bose bambaye umwambaro w'ubukwe yateguye kuza nta kondisiyo. ariko kuba uri mu nzu ni ukwambara umwambaro w'ubukwe. kamemo ntabwo wajya mu bukwe iyo uvuze ubukwe urabyumva. noneho rero ngo asangamo umuntu utambaye umwambaro w'ubukwe. yari yambaye ariko atambaye umwambaro nyir'ubukwe yateguye. uzaba ngabo ukuntu Pawulo yagize. uwo ni ikirogoya. kuko ubundi ubukwe bugira ukuntu bwambarirwa. ujya ubona harimo abakenyereye umugeni, ukabona harimo abakobwa baba bamuherekeje, ubona ko hari imyenda iteguwe kandi bayigura ahantu hamwe, akaba ari imyenda isa. rero uyu nguyu ushinzwe abasangwa, burya abasangwa bahabwa urakoze, abasangwa bahabwa kondisiyo ariko abashyitsi urumva ni ukuvuga ngo aba bantu bari bamaze gutegurirwa kwambara wa mwambaro. harimo uwaje asa n'ufitiye kositimu ye itandukanye n'iyo nyir'ubukwe yateguye bazambara. cyangwa se bambwiye ati fata ikanzu, ati mumbabarire ikanzu yanyu ni muyijyane. ni ukuvuga ngo bajya kwinjira bagombaga kuba hari uko baje batandukanye, bafite imyenda itandukanye, amabara atandukanye. noneho uwari ku muryango rero yinjiza, wajyaga kwinjira amuherezaga umwenda w'ubukwe. ibyo ntibyanditse ariko turimo turamuhereza umwenda w'ubukwe, kuko turimo turabona aho abantu bambariye. kuko aba bantu bose bakiri hanze bari batandukanye. bari amahara kubiri, baje ababi n'abeza, abo kwa Adamu, abambaye ibicitse n'ibiki byose. noneho rero bamaze
abari bamaze kwinjira muri sale y'ubukwe, kuko bose bari bamaze gutegurirwa umwambaro, bose bahise basa, ntabwo bari bagitandukanye. Gishaka kuvuga iki? Gishaka kuvuga ko twebwe twari kure, ariko noneho hari wari waduteguriye umwambaro w'ubukwe, ariwe Kristo Yesu. Isa nabirega noneho iyi myambaro y'ubukwe, impamvu baduteguriye, twagombaga kugira imyambaro nyir'ubukwe ashaka. Urakoze kurimo kugera ku musozo w'iyi topic. Haraburi minota 7 tukayivaho. Hari nyir'ubukwe wateguye uburyo abantu bagomba kwambara. Tuve mu bishushanyo noneho. Wowe rero urashaka kuza wiyambariye uko ushaka. Reka tuve mu bishushanyo kuko hari umuntu duteze amatwi. Ninza kuva mu bishushanyo kugira ngo abantu batwumva. Umwambaro n'uwuhe? Reka Bibiliya iratubwiye ngo twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Tumaze kwigizwa hafi n'amaraso ya Yesu, ni ukuvuga ngo abari amahara kubiri bahindutse umwe. Ni ukuvuga ngo tumaze kwinjira muri Kristo Yesu, ntabwo twari tukiri amahara kubiri, ahubwo twese twari duhindutse umuntu umwe. Tuhigijwe n'amaraso ya Yesu. Kivuga ngo wa muntu wa kera yararangiye, habonetse umuntu mushyashya, twese twinjira muri we turi bashyashya. Urakoze God, dukure mu bishushanyo. Uyu mwambaro abantu twinjiye mu nzu tukambara n'uwe twambaye ku buryo uvuga ngo ndi proud, ndishimiye ubu bukwe, kuko Yesu yavuze ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa na, sibyo? Nuvuga ngo ubu bwami mburimo ntambaye uko bansanze ku muhanda, ntambaye ikositimu nari ntahanye ubundi bukwe bw'ahandi simbizi, kuko uwari uri mu nzira wese aho yajyaga yaraje. Uyu mwambaro n'uwuhe, sibyo? Bwa mbere abantu bari bambaye iyihe? Twahuranyije kugira ngo tubikure mu migani. Abagalatiya 3:27. Aragira hati, basome. Abagalatiya 3:27. Abagalatiya 3:27. Abagalatiya ego haranditswe ngo kuko mwese mwabatirijwe muri Kristo, kuko mwese urakoze, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. Haleluya. Uwo Kristo ahindutse umwambaro yitwa ngwiki. Urwa mbere rw'Abikorino 1:30. Urwa mbere rw'Abikorino 1:30. Pasi haturebere. Muba mwambaye Kristo. Uwo mwambaro w'ubukwe muri iriya sare nicyo mbese abantu bategereje ubukwe, abari muri sare babatirijwe, kuko ubundi kubatizwa bisobanura ngo kwibiza. Yego, mu gufata ikintu ukagishira indani mu babatirijwe muri Kristo. Ruba rero nabo binjiye abashinzwe. Kwinjira mu nzu nicyo kimenyetso cyo kubatizwa, kuko kuvuga ngo uko bari hanze siko bari muri iyo nzu. Ubwo babatirijwe muri Kristo, babatirijwe muri iyo nzu, bambara umwambaro w'iyo nzu. Ariyo nzu y'ikirori. Kapasi adusomere hahandi. Ariko rino ba mbere 1:30. Niba hakuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka, no kwezwa, no gucungurwa. Niba wa mwambaro gukiranuka, wa mwambaro witwa gukiranuka kw'Imana. Ntago bawuvanye hanze binjira. Niyubaha. Niyubaha. Kuba uwo Kristo yaduhindukiye gukiranuka kw'Imana. Mu yindi vugo uwo mwambaro witwa gukiranuka kandi ni Kristo. Ni waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, gukiranuka, kwezwa, no gucungurwa. Amen. Winjiye rero muri we uhabwa gukiranuka, ariko nawe ukaba gukiranuka. Nicyo avuga ariya mu rwa kabiri rw'Abikorino 5:21. Urakoze cyane. Niyiduha. Yego. Reka turabona umuntu wasanzwe atambaye uyu mwenda. Yari yambaye iki?
yari yiyambitse. nta hagati habaho. Yari yiyambitse. Utambaye Kristo wambaye Mose cyangwa se wambaye Mose. Utambaye uyu muntu yari yiyambitse. Oya, yari yambaye iki? Yari yambaye iki? Nicyo God avuze. Utambaye Kristo wambaye iki? Wambaye Mose. Kandi kwambara Mose, kwambara batise Mose mwambaye gute? N'amategeko. Bivuga ngo amategeko yatanzwe na Mose. Ubu n'ukuri byazanywe na Kristo. None urumva yuko nta hantu habiri hahari. Utari kwa Mose uri kwa Kristo. Ni bibiri. Hari umuntu ushobora kuba atazi Mose ariko ni nge. N'amategeko. Amategeko ni ay'umubiri, sibyo? Kuko uvuga uti ngese muri ubu bukwe n'urugero. Uti ngiye muri ubu bukwe bwa Gadi. Ngiye ngomba kubugira. Batari ku muntu wawe winjira muri ubu bukwe aracari afata invitation, sibyo? Cyangwa se cyaracari amwe bati ngiye mu bukwe bwa Gadi. Ngiye naje nambaye mureke nambare. Ngiye naje nambaye uko nshaka. Nkabita nibuka uko twavuze ko ari gukiranuka. Tuvuga ngo ubushwambagara ko gukiranuka kw'abantu banashobora kuba bakubona ko ari ibintu byiza. Costume yanjye naguze mu idukiriniri naduka nshaka kuvuga muri aka kanya ko aya maduka agira ama costume uvuga uti iyi nta wansohora nayishyizemo, ariko tukabona ko ari ubushwambagara. Nyir'ubukwe yateguye umwambaro ari we Kristo. Windi vugo amategeko atanga gukiranuka kuri udushwambagara. Okay. Nibizinga. Erega turabwira abaduteza amatwi kugira ngo uyu munsi ibi tuvuga cyangwa tubwiriza abantu by'agakiza kugira ngo abantu bareke kwishakamwe agakiza cyangwa bishakemo gukiranuka, ahubwo bemere uwabahaye. Kuko Bibiliya yatubwira ngo niduha gukiranuka, kwezwa no gucungurwa. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo twebwe ariko tuza kwishakira wa mwambaro turiho tuvuga, ahubwo umwambaro twarawuteguriwe. Uyu mwambaro twateguriwe rero ni Kristo ubwe. Twambaye Kristo. Umunsi twe twiye gutekereza ati uriya muntu nyir'ubukwe yasanze mu bukwe yari mu kiye gice cyababandi cyari cyabababi cyari cyabeze kuko haje babiri. Umuntu umwe atuye ati reka uwo yasanze atababi bahise abari bambaye nabi bahise bajaburamo. Uva ku kantu ubaca karongo. Abari bambaye nabi babandi abagaragu basanze bambaye ibintu bicitse bigize gute bo mu gukuramo umwambaro wabo bambara ubukwe bo barihuse. Yari agifite ikanzu y'amahara kubiri, ariko ikanzu imaze kwinikwa mu maraso yari ifashe ibara rimwe. Rero Kristo Yesu amaze kuza yaje gusanga harimo umuntu utambaye umwambaro w'ubukwe. Uyu mwambaro w'ubukwe kivuga ngo nabwo yasaga n'abandi, kuko hari imyenda abandi bari bateguriwe. Uyu ntabwo yagombaga kubana n'aba bandi bateguriwe imyambaro. Hari yamushiriyeho. Tubyemeye ntabwo imyambaro yamushiriyeho. Ashobora kuba yambaye kositimu nziza. Nibyo Bernard akantu nashatse kukubwira sinzi ntabwo wanyumvise. Nakumvise imyambaro ntiyamushiriyeho uko byagenda kose. Mu bantu bari baje bambaye nabi uko hajemo abambaye nabi, abaje byacitse, abari bigiriye guhaha, abari bigiriye guhinga cyangwa bavuyeyo, sibyo abatabuhura nabo bose ubazane. Twasanze uriya muntu yari ari mu bantu bari baje bambaye neza, kuko yakuba yambaye nabi yari kwakiriya kanzu byihuse. Uyu muntu yari afite ubwibone cyangwa afite ubundi bufatake. Uyu muntu yari afite ubwibone. Ubwibone bwa mbere yagize nuko yasanze yari yaje yikwije yambaye neza, abashaka afite ubundi bukwatashye. Noneho arebye abashaka kumuha imyenda kandi afite iyo yateguye. Noneho asa n'ufashwe n'ubwibone yanga kumvira wari uyoboye ubukwe. Imana idufashe. Reka iki pastor avuze reka tugiyamirishe icyanditswe. Ruka yuko Yesu yavuze abantu babiri bari bagiye gusenga. Umwe yari umukoresha w'ikoro, yego, undi nawe yari umufarisayo. Uruba bose bari bambaye imyambaro. Umwambaro w'umukoresha w'ikoro wari mubi, udushwambagara nta n'ikiza yabonagaho. Kuburyo yavugaga ngo ndi umunyabyaha
yewe no kureba mu ijuru ntabwo mbikwiriye. Ariko undi yari yambaye umwambaro mwiza wamuteye ubwibone, yavuga ngo jyewe ntabwo meze nk'uriya, mana nawe urabibona. Amahirwe ari kubambaye nabi rero, abasa nabi. Urumva iyo uwo muntu babajije ukuntu yinjiye mu kirori, iyo ari kuba yambaye umwambaro mubi wuzuye ibizinga dutabutse aba yariyambuye, aba yariyambuye akambara nk'umwenda w'ubukwe. Ariko kuko yumvaga ko yambaye neza yikwije ibyo byose, intebe, ibyicaro by'imbere, niyo mpamvu atajije gusa n'abandi. Urumva rero niba hari ikintu kibi kibaho, kwibwira niko kwamwishe. N'abangaba basangwa banze kwitabira ubukwe, buriya nta kindi cyabishe, baribwiye. Siyo aradutumira. Dusoza kuri iyi ngingo kugira ngo dukomeze kuri Efeso 13 14. Rega twayinjiyemo navuga ngo dukomeze nyine. Nuko bavandimwe turebe hano hantu, imyenda yo kwambika bitabiriye bose yari ihari. Icyasohoye uriya muntu ni ukwibwira yuko we asa neza, adafite no kwambara uwo. Nta muntu wera, wirabura, umubi, umwiza, wa mugani, uko waba umeze kose ukeneye kwambara Kristo. Mwambaye Kristo. Niba utambaye Kristo, niba ufite ikindi kintu wiratana cyawe, imirimo myiza y'idini, imirimo myiza ya kimuntu, ubufura n'indangagaciro, amategeko ya Mose, ibindi bintu wowe uvuga wakoze atari ikanzu, ubwo bukwe, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa. Niba rero nanone wambaye uwo Kristo, warabatirijwe muri uwo Kristo, ubwami bwo mu ijuru uburimo rwose. Amen. Reka dukomeze. Abefeso 20, Abefeso 2:14 uva 13 tuvuga ngo ariko none kuko muri Kristo, muri yanzu y'ikirori, mwebwe abari kure mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Iyo amaraso atamenetse ntihabaho kubabarirwa ibyaha, kandi ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Rero kwigizwa hafi n'amaraso ye bidushyira muri, cyangwa biduha kwezwa, bikaduha gucungurwa, bikaduha gukiranuka. Ibyo rero icyo bibyara ni 14. Urumva niwe nzu y'ikirori, ni nawe utanga Yesu ni byose kabisa. Ni nawe utanga umwambaro w'ubukwe. Ko twabo ugarutse aho ngaho bitari ukakara numvaga kansigayemo. Yego kavuge kansigayemo. Beko nanjye ni utanga umwambaro w'ubukwe. Yego. Ariko yaje gusohora umuntu wambaye. Aho nagira ngo mbwira abantu ngo imyenda irahari bavandimwe. Amen. Imyenda irahari. Kandi murararitswe mwese. Abatayambaye mwese murararitswe ngo ijuru iracyakora imyenda. Yego. Iracyakora afite stock. Yego. Ngwino wambare. Amen. Ariko noneho reba umurakare. Reba uburakari unyirubukwe yazanye akabutura umuntu yasanze. Ibyo kurya birahari, sinagusabye contribution, nta ntwererano. Abantu mw'iyi minsi ubukwe nta ntwererano, ari ikibazo. Nta ntwererano basabwe, nta kintu basabwe, bambitse umwambaro w'ubukwe. Abantu rero nshaka kuvuga aha ngaha ku bantu bavuga ngo sibyo, rikamvuga icyo kintu wenda ngo twaremewe kuzajya mu ijuru, sibyo, ni nka Imana yaje igafata imyenda ikavuga ati mwambare, sibyo, cyangwa se uko muze kose muze mpfa kubana, ariko hari umwambaro w'ubukwe. Uvuga ngo ubwiza bw'utumirwa Imana ntabwo ibubonera ku ruhu, ibubonera ku mwambaro. Aha yewe. None uriko hano nshaka gushinga gati ni kukwizera. Umuntu gukuramo agakuramo akambara umwambaro, urumva ko ari ukwemera, urumva ko ari ukwakira, sibyo, umwenda wa nyirubukwe.
uwawanze agasangwamo akajugunywa hanze kubera iki bya bindi pasiteri yavuze yabwisohya ubwibone rero nibwo butuma umuntu agira gute atizera. Nashaka nishaze kuvuga ngo iyo myenda nubwo batumiwe bose baje ariko hariho kuvuga ngo nabahaye ega n'imyambaro yari bahaye iyo abwiye ngo mujye kwidodeshereza umwe bivuga ati ngewe nabuze amafaranga bari kudodesha idasa wewe pastor buri muntu ari gukora nukoresha ubukwe nzi ko ni mu minsi iri imbere sibyo ni iminsi iri imbere sibyo nukoresha ubukwe ukatubwira uti mwese muzaze mwambaye amakositimu y'imyeru ntuyadushye ntuzizere yuko tuzaza tuyambaye. Yego God azazana beje nzana umweru uriho akantu ahangaha kuko ntabwo ariyo waduhaye wadutumye kujya kuyikoresha. Niyo mpamvu Imana itumye abantu kujya gukiranuka byarabananiye. Hari abagerageje n'iyi minsi hari abavuga ngo nshobozwa byose na Kristo ngo umpe imbaraga. Ntabwo Kristo agushoboza kuba umukiranutsi sibyo gukora imirimo yawe ngo umukiranutsi ku Mana. Ibyo arabizi ko atabigushoboza nta nibyo wanashobora. Yaguhaye gukiranuka agushoboza ahubwo yaguhaye gukiranuka mu hacu umurongo. God cyangwa pastor ni nawe ndawuciye tubwira uburyo Kristo aduha gukiranuka atadushoboza gukiranuka kandi tumaze kubivugaho yateguye imyambaro mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe. Yego ubundi Kristo amaze gupfa no kuzuka yari atwambitse gukiranuka kwe kuko yaduhaye ikiguzi gihwanye n'icy'umunyacyaha kuko umunyacyaha igihano cye kwari ukugira gute kwari ukumena amaraso shingiye mu Baheburayo kiriya gice cya 9 havuga ngo amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Kristo amennye amaraso yayamenye ku bwanjye yayamenye ku bwacu kugira ngo muri we aya maraso yamennye atwinjize muri we duhabwe impongano. Iyi mpongano iduhindure gukiranuka. Kuba abakiranutse ku Mana turabihabwa ntabwo tubishobozwa kuko nitubishobozwa turaba tugiye kwakorera kwa Mose sibyo tukabishobozwa nkabigeraho ku buryo cyo kwikubita mu gatuza nka wa mufarisayo avuga ati ubu noneho Yesu aransoboza ndakiranutse ndi umukiranutse imbere y'Imana. Aha rero Bernard nicyo twita icyubuntu. Icyubuntu iyo tuvuga ngo dufite agakiza k'ubuntu gaturuka ko Imana ubwayo ariyo yabishatse ikadutegurira ikiguzi. Uyu munsi imaze gutanga ikiguzi urubanza nge nari mfite mpinduka uwera mpinduka umukiranutsi nakoreye kwa gukiranuka ahubwo bakwibitse mu maraso kubera umwambaro wambaye kubera wa mwambaro uravuze ngo tubivane mu bintu by'ibishushanyo ariko mu bwami bw'Imana turabasangwa. None rero uyu munsi murabe mu nzu twinjiye mu nzu y'ubukwe tunambaye umwambaro w'ubukwe kuko uwaduteguriye imyambaro yo kwambara mu bukwe ari we wayigeniye. Niyishimiye ko buri muntu azana umwambaro we yateguye ahubwo we yadutegura umwambaro twambara. Uyu munsi twambaye umwambaro w'ubukwe rero ari we Kristo twambaye. Tuje abasangwa bose abasangwa muri aho manishira bakanejeje. Aha rero tufiye kuko twebwe muri ibyo ngibyo byose nta ruhare rwacu rurimo twasanze uwo duteguriraga ubukwe atadusaba intwererano umudozi n'umwe atadusaba icyo tumufashamo arihagije. Mu kwihaza rero anatubwira ati nimuze munywe murye kandi ibyo byose iyo byamaze kuboneka haboneka amahoro. Imana nenda ariho uriya murongo wa 14 arimo twinjiye tugira amahoro. Kandi no kuvuga uriya muntu amahoro rero Kristo arasakaye arasendera kuri twagize amahoro. Uwo nyine waduhaye umwambaro w'ubukwe niwe mahoro yacu kandi uriya muntu niwe mahoro yacu ariko natwe muri we
ofete dufite amahoro. yaratwihaye yego dufite ya mahoro rero ava kuri we. uriya muntu umwe uzi ko Pawulo atabikuye mu kirere. Uya Pawulo hano yarimo kugaragaza neza uburyo ubuhanuzi bwasohoye iki gice cya kabiri. Mwibuke ko muri Mika igice ngira ngo cya 5 umurongo wa 4 yavuze ngo uwo muntu azatubera amahoro. yego. Sasa Pawulo aragikuriye uko nyine aba ngo niwe mahoro yacu, uwo muntu watubereye inzu y'ikirori, anatubera umuhesha w'umwambaro, ni nawe mahoro yacu. turabasangwa sha abantu baje ari abatumirwa birangiye ari abasangwa bahageze babasangwa. hano ku murongo wa 10 twari ku 14 hano kuri nshaka kuvuga ko icyo kintu cy'abasangwa 17 se 19 ngo nuko ntimukira abashitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse murabo mu nzu Imana, murabo mu nzu y'Imana. Donc murabasangwa, abasangwa bakuyemo imyambaro binjiranye. Wibuke yuko hariya abantu bavuga mu ndimi ku cyumva ibintu bavuga mu ndimi kweli bazivuga muri Kristo. Rero Kristo ni utwara iyo nzu y'Imana ayikiranukamo. Urumva ni duha kuba muri Kristo n'ahantu ni mu buturo yabaye ubuturo bw'Imana. Niyo nzu yubakiye Imana muri bwo buhanuzi bwa Zaburi 132. Nuko bavuga ngo Uwiteka niwinjiye mu buruhukiro bwawe. Nuvuga ngo Bibiliya ivuga niba hakuba muri Kristo, mu yindi vugo niba hakuba mu buturo bwayo. Niyo mpamvu bivuga ngo murabo mu nzu. iriya myenda sinzayikumbura. Turabo mu nzu y'Imana, iriya twambaye hanze y'inzu abo nzayikumbura. Turabasangwa. Imana ni data, natwe turabana, turabasangwa. Kristo rero akaba ari we mfura muri iyo nzu, ni umutware. Nuko ubuhanuzi rero butwereka uburyo Kristo yabaye byose muri byose. Ubundi ibyo dufite si ibintu, dufite umuntu. Buriya mu Bisirayeli bari bafite amoko abiri y'imigisha. Ariko umwe waje guhishurwa na Dawidi. Umugisha bari bafite wari umugisha w'ibintu. Uruva Imana yababwiraga hariya mu Guteka kwa 2 igice cya 28 bavuga ngo muzaba ab'imbere ntimuzaba ab'inyuma, muzaba umutwe ntimuzaba umurizo, muzaguriza ntimuzaguza. Nibyo muzaguriza ntabwo muzaguza. Urumva hazagurisha. Urumva byari ibintu bahabwa bituma baba abanyamaboko. Dawidi rero yaje guhishura umugisha wa ve. Muri Zaburi ya 16 umurongo wa 2 yaravuze ngo nabwiye Uwiteka nti ni wowe mwami wanjye, nta mugisha mfite utari wowe. Urumva itandukaniro iyo migisha ibiri. Umwe ni ibintu. Dawidi rero arabirenze, aravuze ngo ubundi ni wowe mwami wanjye, nta wundi mugisha mfite uretse wowe. Rero sasa Dawidi, kandi iyo turimo kuvuga mwene Yesayi, nawe yari igishushanyo kindi cya Dawidi w'ukuri, ari we Kristo. Kuko muri iyi si nta kindi cyasohokaga mu kanwa ka Kristo uretse se. Mwindi vugo niwe yari umugisha we mu gihe cye, yari yambaye umubiri nk'umuntu. Rero amaze kuzuka, ari nacyo gihe yinjiye mu bwiza, ahabwa izina risumba. Petero aravuga ngo nta rindi zina twahawe. Mwindi vugo nta wundi mugisha twahawe. Umuzuko utwereka Kristo nk'Imana, akaba ari nawe mugisha twahawe.
uwo mugisha rero ni ubuturo tubwamo. Niba hakuba muri Kristo ni ubuturo tubamo. Uwo mugisha ngo ni ugukiranuka kwacu, uwo mugisha ni ubwenge bwacu, uwo mugisha ni imbaraga zacu. Ibyo byose Kristo agenda bivuga, ni ukwezwa kwacu, ni ukwezwa kwacu, ni ugucungurwa kwacu, ngo ni amahoro yacu. Urumva rero umugisha kuri twebwe ntukigiye kuba ibintu, ugiye kuba umuntu, yego, Imana ubwayo. Niwo mugisha. Nukuvuga natwe tubasha kuvuga nka Dawidi, nabwiye Kristo nti ni wowe mwami wanjye, nta mugisha mfite uretse wowe. Usibye ko nibi yisi nyongera nabyo nyine ajya bituvunguriraho ra iby'inyongera ibingibi by'ubuzima busanzwe. Yego, ibyo ni sinyongera nabyo arabiduha. Ya murongo wa 15 rero na 14 ukavuga ngo uwo niwe mahoro yacu, kuko yaduhinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rudutandukanya. Amen. Amaze gukuzaho amategeko n'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ababiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo. Bena umva iki kintu, ntabwo avuze ngo ababiri abahindura umuntu umwe, avuze ngo ababiri abarememo. Yego. Ubundi ijambo guhindura, ushobora guhindura ikintu cyari gisanzwe gihari ukagihindura ukundi. Igiti ukagihindura ikara, cyangwa ukagikoramo intebe. Ariko iyo bavuze kurema, ni ukuvuga ngo ni ikintu kitari gihari, Shyashya kije. Reka nkoreshe ijambo kiradutse. Ababiri rero, uzi yuko abo babiri yafite ku Mana ni nkaho nta muntu wari uhari, kuko ikoresheje ijambo kurema, ni ukuvuga ngo ikuye mu busa. Abo rero tumwe twitaga babiri, Imana yabonaga ko nta muntu uhari. Sinzi ko iki kintu cyumvikanye neza. Yaba uyu muyuda ku Mana ntabwo yari ariho, yaba uyu munyamahanga ku Mana ntabwo yari ariho. Sasa ibyo bidahari, Imana ibiremyemo umuntu mushya ubasha ngo guhimbaza Imana. Ababiri abaremamo umuntu umwe mushya, ngo bizanye amahoro atyo. Amahoro mu mpande ebyiri, amahoro ku muntu n'undi, n'amahoro ku muntu nayo. Yego. Amahoro akabanda gasobanure neza, amahoro ku muntu n'undi. Yego. Norese uyu munsi niba uzi racisme ihari muri iki gihe cyacu, sibyo? Twinjiye mu buzima busanzwe. Ivangura rihari uyu munsi. Twararibonye hariya muri ya ntambara ya Ukraine, barimo guhungisha abantu, bagahungisha ababo. Umwirabura ashaka kwinjira mbere, wowe uraza kwinjira ariko umuzungu nta muzungu wasigaye hasi. Iryo ivangura rero muri Kristo, ya maraso afata abo babiri akabunga, bakibona nk'umuntu umwe. Niyo mpamvu nkuko ejo bundi navugaga, shobora guhura n'umushinwa ufite uruhu rutandukanye n'urwanjye, n'ururimi rutandukanye, habonetse n'umusemuzi hagati yacu, gahumeka nawe agahumeka, tuzasanga uwo muntu ari mwene data, ni umwe, turuntu umwe. Urumva rero kubw'ayo maraso, kubw'ubwo butumwa bwiza, habayeho ubumwe, ubwiyunge hagati y'uwo nanjye. Ariko hanze y'uwo Kristo, ari nawo hanze y'ubutumwa bwiza, uwo muntu nahurira he nawe? Ega Imana yashimye ko abantu ba mbere bavuze kuri Adamu wa mbere bakomoka ku muntu umwe, kugira ngo ikomeze ibone umuntu umwe. Nibikunda ibuka amatangazo y'akazi, ukuntu yari yubatse, usibika ubu ngubu bitakivugwa, ariko biracyahari. Amatangazo yose ukuntu yari yubatse, ngo hari iposte,
dukeneye umuntu ufite iyi degree akaba azi akaba azi icyongereza n'igifaransa. ubwo n'ubukoroni ahubwo bwatumaze ubudizwa aho uzi ikinyarwanda ikinyarwanda n'ikirundi indimi z'iwacu urumva ngo kandi akaba ari umunyarwanda deja aho ngaho habayeho iki ivangura. nari mbivuze rero no muri Amerika nako kabamo ku buryo uzi muri Afrique du Sud higeze kubaho ikibazo abanyafrika du Sud bahohoteraga abanyamahanga ko bavuga ngo iyo baje buzi tubura akazi akaba ari bo bagakora. urumva n'uvuga ngo muri Adamu wa mbere ikintu bita ivangura nikizapfa kibayeho. icyo nari nshatse kuvuga ariko muri Kristo icyo nari nshatse kuvuga Imana ya Adamu wa mbere abantu bose bamukomotseho kugira ngo ibone umuntu yaremye umwe noneho abandi bamukomokaho. urumva abamukomotseho bose ntaho bataniye n'uwo bakomokaho. yego uriya ntuzavuge ngo ngewe ngo inkomoko wayikuyeho n'abana bankomokaho nyine dufite iyo ADN bafite DNA yanjye sibyo nuvuga ngo bene muntu wa mbere bose ni bamwe kugira ngo Imana ikomeze ibone umuntu umwe yaremye abandi bavuye mu mbeze no guproduce no kuvamo ni nk'igiti ariko uhagenda havaho imbuto. noneho n'uyu muntu mushya yaremye sibyo imuremeye muri Kristo nawe azari umwe. yego abavuka abakomoka maho ngaho nabo baze bari umuntu umwe bamukomoka hari bamwe. Imana nitona twicaye hano turi bane sibyo twicaye turi bane ibona umuntu umwe sibyo ari we Kristo. nibona abari mu Rwanda hano ibona umuntu umwe sibyo nk'uko n'ubundi kureba Adamu wa nyuma wa mbere sibyo uyu wa kamere ibona umwe. yego ibona umwe uko byagenda kose ni umwe ibona wa kamere ibona umwe bose ni babo ibona wa kamere ikamubonamo umwe bose ni babo rwose. Nekereza ko ngewe wa kamere yamwishe. ntabwo urimo kumva icyo Bena aravuga. navuga ngo okay na mbere namwica sibyo nuvuga ngo Imana nubwo abantu barumbukaga ariko mu kubareba yabonaga umuntu yaremye sibyo yabonaga umuntu yaremye. ni nayo mpamvu yababumbiye hamwe bose sibyo irarangiza sibyo nicyo nshatse kuvuga. nuvuga ngo n'aka kanya turi hano ibona umwe ibona Kristo sibyo urumva yaremye umwe n'abamukomotseho sibyo bose ibabonamo umuntu umwe. yego tel fils tel père. okay ngaho tubwire reka ntange icyanditse. hari uburyo ndimo kubivuga pasi atari kubyumva. reka mpamye bisobanure neza. reka mpamye iki kintu uvuze mu cyanditswe gihamye dusigaje iminota ine. iyo Imana ibonye Adamu burya ibona Adamu amaze gucumura burya yahise abona inyoko muntu yose izakurikira kumiza bimeze kandi iyo inyoko muntu imeze nayo biyibutsa Adamu wa mbere nubwo rwose itamwibuka. ndimo kuvuga bakamwe murumva icyo gishatse kuvuga aho ngaho niho nashaka ko Yobu igice cya 31 hari amagambo yavuze. Yobu igice cya 31 iyo barimo kwirata kwa gukiranuka kwe. erego uyu muntu wa mbere apfa ugeze ku musaraba. sibyo navuze se nibyo nashatse ko apfa ugeze hari nese kuhagera ni gute kumvikana. niba turiho tubwira abantu tukababwira ngo yaremye urumva harimo umuntu wa mbere wari uriho sibyo inyuma Yesu aje habaho kurema undi muntu mushya. 31 reka nsome cya cyanditse tukomerezaho pastor. haba ngo hari ubwo natwikiriye ibicumuro byanjye nka Adamu. ukuntu Yobu agaragaje kamere y'umuntu ndivuga kamere y'umuntu nitwikira nk'uko Adamu nawe yatwikiriye iki. nyamava rero Imana yibona inyoko muntu ibona Adamu kandi ibonye Adamu ameze uko burya yahitaga ibona natwe twese abamukomotseho.
aha pasi urumva ko yakuyeho umuntu wa mbere imukuyeho kuko yabonaga bya bindi atwikira sibyo imukuraho noneho irema undi muntu mushya utabasha gutwikira ibicumuro bye nka Adamu uyu munsi rero kivuga ngo ntabwo kiturebera muri ya shusho y'umuntu wa mbere ahubwo iyo irebye ibona iturebera mu ishusho y'umuntu mushya yego ariko noneho nshaka kuvuga aha dusubiye no kuri bya bindi twavuze sibyo iyo tubwiriza ubutumwa tuba dushaka ngo uwa mbere apfe yego sibyo uwa mbere apfe Imana ibone umushyashya kubwo kwizera kandi nabwo hari abasomyi bavuga ngo yarapfuye kera ngo yaramwishe ku musaraba niho navuze rero ko uwa mbere wese ari umwe sibyo ndetse n'uyu mushya yaremye nabwo ari umwe ariko bakaba batandukanye nyine navuze ngo ireba umwe ireba umwe ukandi uvuze ngo uko ari natwe niko turi amen Mana tugire neza reka duhe abantu akanya bahamagare niba nta kindi mushaka kurenzaho telefone yo ni 0783 70 70 inshuro eshatu uzigize nyinshi rimwe n'inshuro eshatu 83 murakoze cyane icyo rero twavugaga nuko twavuze kuri topic nyinshi ariko cyane cyane ngiye nakuyemo abasangwa ariko twavuze ikintu kimwe turabo mu nzu nuko iki gice cya kabiri twagihaye urugero illustration twayikuye mu bukwe urakoze cyane reka nakiriye umuntu allo oui gitondo cyiza nawe ninde uherereye he Manuel w'Irurindo Imana iduhana umugisha wakurikiye iteraniro dusangize nawe ikiri ku mutima kuri mikoro ya 4 iri hariya allo tuguteza amatwi Manuel w'Irurindo yadusuhuzaga yego Gadi okay sorry allo oui ni dukunze mu Rwanda mu karere ka Bugesera niyo dusenga Bugesera ndimo bakurikirana isaha ku isaha urusengero baruriho nkaba mbashimira kubwo amabwiriza mutugezaho meza turabashimira rwose mujye mukomeza akazi ni kazi nanjye ubundi mu kazi ndimo nakora yego rwose nanjye ubundi mu kazi ariko akazi ndimo ntabwo ari ako guhinga nako gusenga burya no gusenga ni akazi amen ntabwo ari uguhinga aha icyo duhe tubwiye ku cyo twavuzeho icyo mwavuze ko kujya ubundi amategeko y'Imana nafunguye murimo muvuga uko Imana yagize abantu itoranya abantu bari bambaye imyambaro myiza n'imibi ibambika umwambaro wayo ibambika umwambaro wayo baba basangwa bambara umwambaro wayo baba basangwa nuko itoranyamo undi wari wambaye neza iramusohora wari utambaye umwambaro w'ubukwe niko biriya yitubwira biriya bindi ni commentaire twashyiragaho tubaza tuti se uyu muntu basohoye yaza kuba yarambaye nabi ntabwo ari kwanga umwambaro w'ubukwe sawa rero murakoze kambembare aka kanya nawe uri umusangwa nanjye ndi umukozi w'Imana uri umusangwa nicyo navuze fataho uri umusangwa wowe wambaye uwuhe mwambaro se
nambaye umwambaro w'ibara wambitswe na nyir'ubukwe. nambitswe n'Imana. Amen. Amen. Sawa. Sawa. Arakoze. Allo? Allo? Oui. Naramutse neza. Waramutse ninde uherereye he? Musafiri mu Bugesera. Musafiri mu Bugesera. Yego Musafiri, tubwire nawe kuri iyi mikoro. Nari ndimo ntekereza mu kanya muvuga ko uwo mugabo niba ari umugabo cyangwa ari n'umugore ntacyo bitwaye wari wambaye umwenda udasa n'uw'abandi. Mu by'ukuri bivuze ngo akimara kwinjira nawe akabona ntasa n'abandi, ariko ntiyigeze akorwa n'isoni. Yaragumye aba proud y'uko ameze kugeza igihe nyir'ubukwe yinjiriye, aba ari umutoranya. Aravuga ati se wowe ko udasa n'abandi. Hanyuma abandi icyatumye nkuko pasiteri yavuga ati buriya kwari ukwiyemera cyangwa kwari ukwiyumva, we yaje yambaye imyambaro ye myiza. Hanyuma abari baturutse abandi bari bazanye nabo wa mugani babona bambaye imyenda icitse, bambaye imyenda mibi, bahitamo kwakira imyenda y'ubukwe. Hanyuma we arakomeza yambara imyenda yiwe yazanye, ubwo nyine akomeza gukiranuka kwe. Abandi bahitamo gukiranuka kw'Imana, we agumana gukiranuka kwe kugeza igihe Kristo yinjiriye. Aravuga ati abafite gukiranuka kwanjye nibo ngumana nabo, abadafite gukiranuka kwanjye bafite ukwabo, mu baterure mu bajugunyira byose. Imana ishimwe kuri icyo kintu, nanezerewe cyane. Urakoze cyane Musafiri mu Bugesera Irweru. Urabona badusurize abantu bose bari Irweru mu Bugesera, umunsi umwe tuzahura Musafiri. Uwo birukanye n'abandi banzi urize Gadi cyane ndamukunda na Pastor Venute nawe. Umunsi umwe tuzahura mu Musafiri. Murakoze cyane. Umunsi umwe uzadutegurire tugusura Irweru, Imana izadushoboza. Yego sawa hafi rwose. Ubundi bena ubundi uyu wirukanywe n'abandi banze gutaha ubukwe bose ni kimwe. Bose ni kimwe. Kandi twabihiye shusho bose barasuzuguye. Bose n'abanyagasuzuguro. Babikoze mu buryo butandukanye. Uko mwabanyagasuzuguro mwe mukorwa isoni mu mwari. Mutangare murimbuke. Yego. Allo? Oui, ninde uherereye he? Indera, ninde tuvugana? Gladys. Inde? Gladys. Yego Gladys. Nanjye numvise kw'iryo jambo ry'Imana mwatwigishije. Numvise yuko natekereje yuko twaba turi nko gusenga. Twagiye nko gusenga. Ubwo bukwe nagereranije nuko twaba turi nko tugiye gusenga mu masengesho. Twaza twese tukaca ku gikarabiro cyo kwatura. Noneho twajya kwatura twese tukatura, hakavamo umwe akanga kwatura. Uwo yanze kwatura Imana yaza kudusanga ngo iduhe umugisha, we akaguma yinangira umutima yanga kwatura cya cyaha yakora. Nuko nabigereranije sinzi ko bimeze. Igikarabiro se kikaba ari iki? Abantu baza kutwakira mu bukwe nyine ahantu usengera, icyo gikarabiro kirahari? Kiba gihari. Hari umuntu uhicara ukagenda ukamwaturira ati Imana imbabarire iki, hakagira kimwe usiga, cyangwa ukaza wigize umuntu w'umukiranutsi. Uwo nguwo se uhicaye we aba yakarabiye? Aba yakarabanye n'abandi nyine. Uwo aba yakarabijwe nande? Urumva we uramwaturira agakaraba? We aba yakarabijwe nande?
aba yakarabijwe n'abo ngabo Babandi babasangwa nyine baba bahasanzwe. Njye ndashaka kugira ngo uwo nguwo tuvuge musanze ku gikarabiro we yakarabijwe nande ariko Bernard reka gakeya nange nyuganize uretse nawe arakaraba nyine akarabywa nande n'abandi nyine nabo ngabo baje gusenga turaturirane. oya icyo ndimo kubaza uwo muntu we yicaye ku gikarabiro we urumva ko arakarabya abandi waratunganye we mbese aratunganye oya nawe aba yatuye nyine yizeye nyine ko mbese nta mwanda umuriho. umva mushiki wacu yewe umva uduteze amatwi wadukurikiye twasanze kugira ngo twebwe tubashe gukizwa atari uko twatura twasanzwe twarigijwe hafi n'amaraso ya Yesu nibyo aya maraso ya Yesu rero yaduhindukiye kwezwa nibyo gucungurwa nibyo no gukiranuka urabyemera ndabyemera neza none rero dusanga uku kwatura kudashobora guhesha umuntu kwezwa ngo kumuheshe gukiranuka kumuheshe no gucungurwa nibyo dusanga kwatura gutandukanye n'icyo Imana yadushakagaho kuko umuntu wese atezwa no kwatura umuntu ahezwa kwezwa n'amaraso umuntu aheshwa kwezwa n'amaraso dushingiye mu gice cya 9 cy'Abaheburayo kivuga ngo amaraso atavuye n'abaho kubabarirwa ibyaha. Uyu munsi rero twemera ko amaraso ya Yesu yaravuye amaze kuva twigizwa hafi n'ayo maraso. Twari duhaye gukiranuka. Reka musubize nihuse pastor. Umva mushiki wacu. Umuntu kwicara ku gikarabiro ahera ku murongo uvuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Rya jambo gukizwa ubundi no kugira ngo mukire. Niba wagiriye ikintu umuntu mukamwakosanyirije ujye ugenda umusaba imbabazi. Wa muntu wagiriye nabi, wa muntu mwarakaranyije ugenda umusaba imbabazi. Hanyuma umusabye imbabazi uri umwana w'Imana kandi wera imbere y'Imana kuko wejejwe n'amaraso ya Kristo. Ariko wa muntu wahemukiye genda umusabe imbabazi. Kandi noneho ntago kiriya gikarabiro niyo mpamvu nakubazaga ngo we yakarabijwe nande nuko ubwira nawe ubwe akeneye gukaraba. Urugero nyene nabahaga n'urugero n'urugero hariya rero basanze umuntu utizera amarezo aramwangiye. Halo ni uwo muntu wadukarabije niba nawe Yesu naza kuba mugisha. Reka uwo muntu wadukarabije nta kibazo nabyumvije. Reka umuntu wadukarabije tumwite Kristo urimo kutwambika imyambaro ye. Hanyuma Kristo niwe utwambika, niwe wadukarabije, niwe watwogeje, atwambika imyambaro ye. Atwambika gukiranuka kwe, aratwiyambika nkuko twabivuze ngo twabatirijwe muri we. Uwo rero niwe uri ku gikarabiro. Ntihazagire undi muntu wicara ku gikarabiro nunamunyuraho uzajye wigendera uvuga uti ku gikarabiro cyanjye hariho Kristo. Yego. Kristo niwe uri ku gikarabiro atweza. Yego. Kandi yaratwejeje kugira ngo tube turi abana b'Imana babaziranenge kubw'amaraso ye. Ngero nta wundi muntu wakwicara ku gikarabiro kuko gikarabiro hicaye Kristo aratweza. Nawe nubona kubwira ngo ni watura ujye watura umuntu wagiriye ikibazo mufitanye ikibazo
ubundi mwembi mukire mwongere musabane nkuko mwe musanzwe musabana. Urakoze cyane kandi. Halo? Ya, mushiki wacu rero arakoze ibindi bavuga bibaho. Arabana aza gufata akanya wenda yahamagara umwe muri twebwe akaza ko yongeye agahamagara se. Halo? Oui, nagari. Ikashimwe. Yasabwe icyubahiro. Gahire Bonaventure. Yego Gahire. Turashima Imana yatugiriye neza. Ikatwambura umwambaro w'ubushwambara, ikatwambika umwambaro ukwiriye. Twambaye Kristo turi gucanuka kwacu. Abangaba rero bakirebera mu baturira cyangwa se mu bamwiri byabo. Aracyari mu gihe cy'ubutambyi bw'abarewe. Turamubwira wari uwuhe? Uramubwira wari uwuhe? Nawe ni umuntu nkawe ntacyo nakurushije. Twabonye ko rero turashima Imana ko atugiriye neza, ikatureka ko twe tutabasha kuba umuntu utunganye, ikatubonera muri Kristo Yesu. Ubone gucanuka kwacu kandi n'amahoro yacu. Amen. Rero murakoze kandi mujye mugumya rwose mutwungure rwose namwe tugiye twibira tubane saa moya n'iminota 10 mujye muri kuri radio dufatanye iteraniro ryacu. Ukuri tuhagamye ntabwo tuzahaza. Urakoze cyane. Halo? Jya kure ya radio yawe. Yego? Wagiyeyo? Cyangwa uyigabanya? Yego, turakumva. Aha, nitwa Bugingo Vincent. Bugingo Vincent. Yani Nyamagabe. Nyamagabe rwose. Yewe rero ndamwumva cyane nkanezerwa kuko dufatanije urugendo. Nanjye mba ndi umusangwa ukomeye cyane. Wikije ijambo mama twigishije nkurikije nanjye usanga ari tayari. Mba nezerewe cyane. Gumya mu munezero. Guma mu munezero kuba umusangwa cyane. Kandi ubwami bwo mu ijuru n'ubwawe uburimo ngo bugereranywa. Umusangwa rero. Nibyo nanjye ndabyemera cyane. Murakoze rero ndabumva umunsi kuri ntabwo nacikwa nyine na rimwe bibaho. Rwose Bugingo Imana ikugirire neza ntugacikwe. Ntabwo nacika mukomere rero kandi Imana bahumugisha. Amen. Udusuriza abandi b'inyamagabe. Barahari cyane, barahari turaterana tukavugana tukaganira. Amen. Reka twakire ingwi mu minota 2 dusigaranye. Halo? Yes, hello. Oui. Amahoro bavandimwe. Amahoro. Ni Musemakwere urakomeye kwirebero. Yenda ndashima Uwiteka. Nanezerewe nanone. Amen. Ariko ni wa munezero n'ubundi uhoraho. Amen. Ni wabasangwa. Kinishimiye n'iryo jambo vuze abasangwa. Ubundi birori byinshi tumenyereyemo abashyitsi. Kandi abashyitsi tugasanga nibo basa nkaho baba biteguriwe ibyo birori. Ariko naje kubona ahantu Yohana avuga ngo bakunda turi abana b'Imana. Aribo basangwa. Ntago ubukwe bw'ijuru bufite abashyitsi. Ahubwo nubwo abo muri urwo rugo. Yego. Kuvuga rero icyo kintu nicyo nahise mbona yuko ubukwe bw'ijuru bwateguriwe n'ubundi ab'ijuru aribo bana b'Imana. Wa mugana abashyitsi baje ryari ariko ntabo twabonye. Nta mushyitsi urimo. Urimo ni uwo waje wambaye umwenda utari uw'ubukwe. Bamo kuko ntiyari uwo muri ubwo bukwe. Icyo kintu nuko ukizanye dusoje. Ariko umushyitsi aho nyaburiya basohoye niwe mushyitsi. Yego. Niwe mushyitsi. Ni nko kuvuga ngo wateguye aniveriseri y'umwana wawe ntabwo iri buze kuba indi aniveriseri y'uwo hanze. Yego. Ahubwo ni iy'umwana wawe. Umuntu uri buze rero muri ibyo nakuri bwiyitirirwe
iyo sabukuru ntabwo bishoboka yuko yahabwa isabukuru itariye. sawa Musemakweli urakoze, reka turebe uko dusoreza ahangaha ikiganiro, murabizi nakagaruka. Yego ndabashimira Imana cyane. Ubwo naho ubutaha saa moya n'iminota 10 mujye muba muri kuri radiyo, niyo twatinda gake kubera ibindi biganiro bitarasoza, mujye mwihangana tuba duhari. Imana ishimwe, musezere tugende. Shalom shalom shalom. Ubuntu bukomeze kubana namwe. Yego pastor nawe. Amahoro y'Imana bane namwe mwese abari baduteze amatwi. Murakoze. Bye bye bavandimwe, tuzasubira ubutaha. Ukeneye kino kiganiro urebe kuri YouTube channel Inzira yo Kwera. Amen.